dusabire diyoseze yacu ya Kigali, ikuzo rya Bikira Mariya watashye mu ijuru ritwibutse ko tuhafite urugo n'umubyeyi. Tubisaba Imana. Dusabire paruwasi zo mu Rwanda, imbyaro z'abakristu ziyite Mariya umubyeyi, zimwirukire nk'umubyeyi n'umuvugizi. Tubisaba Imana. Dusabire igihugu cyacu n'umukuru wacyo, u Rwanda rwubaha ababyeyi, rurengera abakobwa, rugire ubuzima n'amizero. Tubisaba Imana. Dusabire urubyiruko rw'abakobwa barangwe n'ubusugi, bashimishwe n'urukundo, batorerwe n'Imana kwambara ikamba ry'ababyeyi. Tubisaba Imana. Twisabire natwe abateraniye hano, igihe dutegereje ikuzo twahamagariwe, tubyarire abantu Umukiza. Tubisaba Imana. Nyagasani turakwinginze twebwe abahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya